Ndabasuhuje mwese aho muherereye. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Uyu mwanya tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana rivuga ku migisha y'umwuka yo mu ijuru, abera baherewe muri Yesu Kristo. Iyo migisha turayisanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso, igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa karindwi. Iryo somo twararitambutse aho twabonye imigisha itandukanye ariyo kugirwa abera n'abaziranenge, ubuntu twaherewe muri Yesu Kristo, amahoro twaboneye muri Yesu Kristo, uburyo twatoranyijwe muri Yesu Kristo, uburyo twagizwe abana b'Imana muri Yesu Kristo. Ibyo byose, iyo yose ni imigisha y'umwuka twahawe kandi tukaba twarayibonye muri uru rwandiko rw'Abaefeso, igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa karindwi. Uyu munsi tugiye gukomereza ku murongo wa 8 ndetse tugeze kuri 20. Nkaba mbararikiye kuza kubana natwe muri iri somo. Wenda reka twumve akaririmbo gato hanyuma dukomeze. Reka twumve akaririmbo. Abaririmbyi barakoze cyane aho batugejeho iyo ndirimbo nziza cyane ivuga yuko abantu bari bararuhijwe no kuzana ibitambo batambira ibyaha byabo, ariko ngo Yesu aramanuka kandi ngo icyamuzanye ntabwo yagisize mu nzira, ntabwo yagitaye mu nzira, bityo ngo atugira abera n'abaziranenge. Ibyo nibyo twabonye muri isomo ribanziriza iri ngiri. Turakomeje. Ubwo yadushajirijeho, ni ukuvuga ngo ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya. Ubuntu bwatubereye ubwenge butubera no kumenya. Bwatubereye ubwenge butubera no kumenya. Dukomeje ku murongo wa 9 haravuga ngo itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera. Ibyo yabitumenyesheje cyangwa se byatumye tumenya ubwiru bw'Imana. Ku murongo wa 10 akavuga kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iziteranyiriza ibintu byose muri Yesu Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Iyo ni imigisha yose Uwiteka cyangwa se Imana yaduteganyirije kugira ngo tuyigenderemo, kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko izateranyiriza ibintu byose muri Kristo. Ibintu byose kazabiteranyiriza muri Kristo, nako turimo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi, byose bizateranyirizwa muri Kristo. Ku murongo wa 11 hakavuga ngo kubwa Yesu Kristo natwe twarazwe umurage turabarage.
turi abarage, tuzaraganwa na Kristo cyangwa se twaraganwe na Kristo, dufite umurage w'Imana. Ku bwa Kristo, ku bw'uwo natwe twarazwe umurage, tubitoranyirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye. Twarazwe umurage, tubitoranyirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye. Ikora byose nk'uko bishaka mu mutima wayo. Imana ni inyarukundo, Imana ni nziza. Murumva urukundo yadukunze, bituma idutekerezaho, iduha uwo murage, iduha Kristo. Ku bwa Kristo tugirwa abarage tubitoranyirijwe n'Imana kubera umugambi wayo yagambiriye kuva kera, kandi ngo ibikora nk'uko yabishatse mu mutima wayo. 12 akavuga ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo. Imana yabikoreye kugira ngo twebwe abizera, twebwe abemeye ubwo butumwa bwiza, tube abo gushimisha Imana, gushimisha Imana ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. 13 akavuga ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashiriweho ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera mwasezeranyijwe. Ni ukuvuga ngo Kristo niwe wadushizeho ikimenyetso. Icyo kimenyetso ni Umwuka Wera twasezeranyijwe, kandi ngo niwe namwe mwiringiye, niwe twiringiye tumaze kumva ijambo ry'ukuri. Iryo jambo ry'ukuri ni ryo butumwa bwiza bw'agakiza kacu, kandi ngo tumaze kwizera niwe wadushiriweho ikimenyetso, cyangwa se wadushizeho ikimenyetso. Icyo kimenyetso kikaba ari Umwuka Wera twasezeranyijwe, uwo twahaweho ingwate. Umwuka Wera twamuhaweho ingwate yo kuzaragwa umurage kugeza ubwo abo Imana yaronse izabacungura, ubwiza bwayo bushimwe. Ni ukuvuga ngo kugeza igihe tuzava muri uyu mubiri, kugeza igihe tuzasohora mu bwami bw'Imana, Imana yadushizeho umwuka wayo nk'ingwate. Uwo mwuka twawuhaweho nk'ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo abo Imana yaronse, ngo babandi yatoranyirije, babandi yahisemo, babandi yatoranyije, babandi yacunguye, izabacungura. Kubacungura kubageza mu bwami bwayo. Ubwo impanda izabivuze, tuzumva impanda tumusanganire, abapfuye bazuke, abariho bahindurwe. Ibyo bizasohora kuri babandi bafite ikimenyetso cy'Umwuka Wera kuri bo, babandi bafite amavuta mu mperezo. Nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera Umwami Yesu, mugakunda abera bose. Ubwo ni Pawulo uri kubwira Abaefeso, aravuga ngo ndashimira Imana udaca nkabasabira uko nsenze. Yahoraga abasabira uko asenze amaze kumva uburyo bizeye Umwami Yesu. Ibyo ngo kwari kugira ngo abasabira kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo Data wa twese w'icyubahiro, ibahe umwuka w'ubwenge. Bivuga ngo yabasabiye kugira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge no gushimirwa, bitume bayimenya. Ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume bayimenya. Ni ukuvuga ngo yumvise imirimo yabo, yumvise kugenda neza kwabo, bituma basabira, bituma bashimira ku Mana, kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo Data wa twese w'icyubahiro, ibaha umwuka w'ubwenge. Kandi tubonye ko uyu mwuka bawushizeho nk'ikimenyetso, abera bizera bawushizeho nk'ikimenyetso ndetse nk'ingwate, kugira ngo bazabashe kuragwa wa murage yasezeranyije abamwemeye n'abamumenye, kugira ngo noneho ariho arabasabira kugira ngo barusheho guhishurirwa, bitume bayimenya neza.
kandi ngo amaso y'imitima yabo, cyangwa se ubwo tugiye muri sayidi ya Pawulo aravuze ati amaso y'imitima yanyu, abo yandikiraga, abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera. Ni ukuvuga ngo iri ni isengesho yasabiye abera b'Efeso, ariko n'uyu munsi natwe ritureba. Ni ukuvuga ngo biradusaba tugire uyu mutwaro, dusabe Imana iduhe amaso y'imitima abasha kurangiza ibyo tutarebesha amaso y'umubiri, kugira ngo tumenye, duhweze, tumenye ibyo Imana itwiringiza, tumenye ko yaduhamagaye, yashatse ko tumenya ubutunzi bw'ubwiza, cyangwa se tumenye Kristo, kugira ngo ibyo izaraga abera tubashe kubirangiza no kubibona no kubyishimira, nubwo tutarabisohoramo, ariko tutangire mu buryo bw'umwuka tubinezerewe kuko birimo. 19 akavuga ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo. Ubwinshi bw'imbaraga ni ukuvuga ngo ni imbaraga z'umwuka wera, wa mwuka yadushizeho nk'ikimenyetso, ya ngwate. Ni ukuvuga ngo tumenye ubwinshi bw'izo mbaraga yadushizeho, tutagira mbese izo mbaraga zitagira akagero, izo iha twebwe abizeye. Mumenye ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Umwuka wera ni imbaraga, kandi nta nubwo dushobora kubona uko tugereranya, cyangwa se imbaraga ngo tuzigereranye. Ni imbaraga zikomeye cyane kuko ari imbaraga z'Imana, n'imbaraga z'Imana. Izi mbaraga zamanutse ku munsi wa Pentekoste, ubwo abigishwa bari ahantu hamwe bategereje izi mbaraga, baza kuzihabwa nk'uko bari barabisezeranyijwe, babasha kuba abagabo bo guhamya Kristo no kumuhamya mu mahanga no kumuhamya ahantu hose, kuko bari bahawe izi mbaraga. Tubona kandi izi mbaraga nizo yakoreye muri Kristo Yesu ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Ni ukuvuga ngo Yesu amaze gupfa, izi mbaraga z'umwuka wera, izi mbaraga twashizwemo, nizo Imana yakoresheje mu kuzura Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo imbaraga zazuye Yesu Kristo zikorera mu bizera, zikorera muri twe. Ni twebwe rero wo kumenya ayo makuru, twimenye, twisobanukirwe, tumenye ko turi abadasanzwe kubera icyo Kristo yakoze. Murakoze cyane, Imana ibagire neza, Imana ibasange, mwakire iyo migisha itagabanyije, itarondoreka, imigisha yo mu mwuka. Reka twongere twumve akaririmbo kamwe, kandi twabonye ubushize, akaririmbo karirimbwe n'umuhanzi Prosper, kavuga ngo imirimo yawe itarondoreka, mwami wankoreye, ngize ngo mvuge imirimo yawe itarondoreka, mwami wankoreye. Nahera mu gitondo bukira, nyiririmba ishire. Nahera mu gitondo bukira, nyiririmba ishire. Wasanze mu isayo y'ibyaha, urambabarira, umpindura uwawe. Ubundi degebya sinkiri kivume, wampaye ubugingo, umpa n'ubuzima. Wasanze mu isayo y'ibyaha, urambabarira, umpindura uwawe. Ubundi degebya sinkiri kivume, wampaye. Umuhanzi araririmbye ngo ubundi degembya sinkiri kivume, wasanze ndi mu isayo y'ibyaha, unkuramo urankiza. Ubu ngubu ndi uwawe, ndakwizera. Ubu ngubu twarakumenye, ubu ngubu
turi abatsinzi, ubu ngubu turi abana bayo. Iyo migisha rero ntitwayirondora, ntitwayivuga ngo tuyirangize, yarenga ubwinshi uko dushobora kubivuga, ndetse n'umwanditsi yaravuze ngo urukundo rw'Imana ngo ntitwabasha kuruvuga uko ruri, ngo ibyatsi byahinduka uducumu tw'abanditsi, ngo n'inyanja zikaba wino, ngo abanditsi ngo bakandika ngo ntibarangiza iby'urwo rukundo rwa Kristo. Ni ukuvuga rero mu rukundo rw'Imana nibyo byatumye ifata Kristo imubumbiramo imigisha yose iramuduha, ngo ubwo itimanye umwana wayo izabura ite kumuduhanana n'ibindi byose. Ubwo rero ubwo yaduhaga umwana wayo yamuduhananye n'ibindi byose. Imigisha yose yo mu ijuru, yo mu mwuka turayifite, ni iyacu. Imana ibagire neza kandi basange, mukomeze muryoherwe. Amen, 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 amen.